murakoze. Nitwa Akazuba Kerine, nkaba ngiye kubasomera agatabo cyitwa Wakunze Ugukunda. Ku munsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika wizihizwa ku wa 16 Kamena, urwunge rw'amashuri rw'Uruhongore rwakinnye n'ishuri ryisumbuye ry'Urujeje umukino wa gicuti w'umupira w'amaguru mu rwego rwo kwizihiza uwo munsi. Abafana ku mpande zombi bari babukereye baririmba indirimbo zirata amakipe yabo. The next. Umukino wari ushyushye cyane, amakipe yombi asatirana, abafana bogeza bivuye inyuma. Ngenzirere umukuru w'abafana b'Urujeje yakoze iyo bwabaga ashyushya abagenzi be, batiza umurindi kipe yabo ariko biba iby'ubusa. Umukino urangira Uruhongore rutsinze Urujeje ibitego 2-1. Okay. Introduce yourself. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Imbabazi Veruka Angel. Ngaba ngiye gukomeza mugenzi wanjye yarageze. Nyuma y'umukino hakurikiyeho igitaramo cy'ubusabane cyabereye mu nzu mberabyombi y'urwunge rw'amashuri y'Uruhongore. Itorero ry'Uruhongore risusurutsa igitaramo mu mbyino gakondo. Abitabiriye ibirori bose bacinya akadiho biratinda. Mahoro Renata wari inyamibwa mu kubyina agorora umubyimba karahava. Abari abo bose bamuha amashyi. Ngenzi aho yicaye yari yatwawe n'imibyinire y'uwo mwari ubahiga bose. Akomeza kumuhanga amaso bimwanga mu nda, arahaguruka akoma mu mashyi asabagirana ibyishimo. Nyuma y'ibitaramo Ngenzi yegera Mahoro aramuramutsa aramubwira ati wabyinnye neza. Mahoro aramwenyura ati murakoze. Ngenzi amubaza amazina ye, undi amusubiza ko yitwa Mahoro Renata wabo ari ibweramvura bwa Kinihira. Okay. Introduce yourself, please. Ngenzi aratangara ati uzi ko amazina yacu yenda gusa. Umukobwa ati wowe se witwa nde? Umuhungu aramusubiza ati nitwa Ngenzi Rene. Iwacu ni ku ijuru rya Kamonyi. Bombi birabanezeza bakomeza kuganira. Hashize umwanya Ngenzi be baramuhamagara ngo Okay, give next. Aze batahe imodoka itamusiga. Ngenzi asezera Mahoro amubwira ko azamusura mu biruhuko birangije ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye. Mahoro akimara gutandukana na Ngenzi yasigaye atekereza kuri uwo musore w'igikundiro. Ngenzi nawe yasubiye ku kigo umunezero ari wose.
yibukaga isura ya mahoro, indoro ye, inseko ye, akajwi ke n'uburyo yagororaga umubyimba, ibyishimo bikamurenga mu gihe bagenzi be bo baganiraga uko umupira wagenze. Umuhungu wari bicaranye na Ngenzi mu modoka amubaza impamvu ntacyo avuga ku mukino. Okay. Dominic, please introduce yourself. Murakoze, amazina yanjye anyita Dominique. Nkaba ngiye kubasomera agakuru kitwa wakunze ugukunda. Nuko Ngenzi mu modoka amubaza impamvu ntacyo avuga ku mukino. Ngenzi araseka aramusubiza ati ndeka sha, ndacyatekereza kuri wa mukino wa mwari w'igitego. Undi ati mwemeranyijwe urukundo se? Ngenzi ati sinzi niba yararunyemerera nkurikije uburyo ari ihoho. Undi aramuseka ati ese ni ibyo uvugiyemo? Cyakora mwifurije amahirwe. Buri wese ku ruhande rwe, Ngenzi na Mahoro bakomeje kwigana umwete bategura ibizamini bya leta. Okay, thank you, Dominic. Queen, explain us where does these books come from? Of course, in Kinyarwanda. Murakoze cyane, nitwa Queen Elizabeth, nkaba umwe mu bakoranabushake ba hano kuri Phare Community Library. Ibitabo mubona by'ikinyarwanda twabikuye muri Kigali Public Library, barabiduhaye kugira ngo tubashe gufasha abandi bana guteza imbere ururimi rw'ikinyarwanda. Okay, thank you. Yeah. Is it important for you to have books in Kinyarwanda to read? Answer in Kinyarwanda. Ibitabo by'ikinyarwanda bimfitiye akamaro kenshi kubera ko hari byinshi bituma nshobora nyine gusobanukirwa. Okay. Rebecca, do you agree? Yes, I agree. I agree. Okay. Yeah. Wonderful. You can say it in Kinyarwanda. Is it important for you to read in Kinyarwanda? Yeah. Impamvu n'ibitabo ari by'ingenzi ni kubera ko harimo ibintu byinshi tugomba kwigiramo bikadufasha mu kwitwaramo imbere y'abantu n'abandi bantu. Murakoze. Okay, thank you. Anyone else wants to say something? No? Okay, thank you. Which one? Is it important for you to read in Kinyarwanda? Yes. Why? Explain us in Kinyarwanda. Kinyarwanda, ibitabo by'ikinyarwanda bidufasha nyine kwiga neza niyo tugeze mu mashuri yacu, bigatuma mbese dufata vuba. Okay, thank you. Anyone else? Rukundo, come here. Is it important for you to have books to read in Kinyarwanda? Yego. Why? Kubera ko bidufasha kongera ubumenyi mu Kinyarwanda kuko Kinyarwanda ntabwo tukizi neza. Niyo mpamvu tunakiga. Okay, thank you very much. Clap. Yeah. And thank you again to Kigali Public Library for this donation that we really appreciate a lot.